Hello guys, hello beautiful people out there. It's Naomie na Dadu kuri channel yabo. Welcome back. You know the vibes. So nkuko mubibona ngiyewe hano muranitiza channel y'abandi sinzi igihe nzafungura iyanjye. By the way, I'm Raquel. If you are new here, please turn on subscribe, share, comment and like. So uno munsi kangabanyijwe nari mvanye na dada hano tugeze mu rugo nubwo nyiza urakona ko nayimagaza amafresheur ariko dadu nyine hari ibintu by'ubucuruzi yagiye gukora muri salon. Ndakeka ari muri salon niba atarajya mu cyumba kuri machine. Ndavuga ni ngiye kubakorera agashinge ku mu planking, ariko we ntago arabazi kari plank. Cameraman ashyire kamera buriya simbizi buriya ranje. So nucikwe nyamuna, nucikwe. Abantu bazi ibisazi byanjye birakomeje, twagiye. Guys, muze gutera comment muvuga ati ibi bintu ni wagwane bimeze biti. So nanjye rero ntago ndibibabwire nko mubizi. Tugiye kwinjira ba setting camera fresh. Sura setting gute niba ari muri misera. Hanyuma ibindi magenda mubikora ngiye kumusaza. Yarambwiye ngo ntago namukorera plank. Ngiye kumwemeza mubwire ngo So guys, tuze kubana. Umuntu wese ushaka ka makeup yaza nkazamukora ka makeup ndi kwamamaza. Ikindi kintu, umuntu ufite umusatsi, ikibazo cy'umusatsi yasanga Naomie Lani Dharma. You know the vibes? Amatara yose turayafite. So guys, nkuko mubibona tugize imana tuje muri salon dusanga ntagaraza, ariko ndikubona yasetinze machine ahangaha ashobora kwita amanuka mu kanya kugira ngo numve hano yana banageze. So kubw'amahirwe cameraman abonye uburyo hano ushobora kujya ntibakubone, abonye uburyo. Hanyuma ngiye kwigendera naho ntari no muri salon igiri mu byanjye. Namara kumanuka turihangana tumutegereze, namara kumanuka nanjye nibwo ndi bwongere kuza hanga. Cameraman setting kamera making sure ko hano sindi bujye ari uri bumfate. Tutegereze kamanuka and then tutangire. Guys, nimucikwe. Sera niko bitavuga. Rero televiziyo ko ntabwo iri mirimo. Chakumva. Nashimuye. Biri mu biki?
Ese wakwicaye? Yakwicaye? Inde? Ndetse ntabwo uri kumubona yakwicaye se? Uyu mukobwa. Yakwicaye kuki utambwiye ngo yicare? Nanga kwijina ngo ukuntu yishijisha ngewe kabisa. Icara rado. Nuko bitangira. Ndi guha umushyitsi wawe karibu yicare ntago wamwicaje wamwinjije. Yego. Ese undi kuki wazanye umushyitsi ntutubwire Dadu? Baryari se Dadu. Hano inywera amata. Ngwa amata. Abangiye biri kumbabaza pe. Wari uzi ko Dadu yazanye umushyitsi? Ese kugiye? Dadu. Kuki wazanye umuntu utubwira? Uriya mukobwa ni wawe. Uriya mukobwa ni wawe. Umukobwa nyine uri kugenda mu nzu n'indi. Arazama. Agiye mu cyumba cy'abashyitsi. Umukobwa wambaye kuri. Wasaze kandi? Uri kugendererwa n'amadayimoni. Muhamagare se bakezi yawe urebe ko nabo batavuga ko bari kumubona. Kwikorera none Ndarata. Banyita Raquel. Asante. Ni umwanya ufasha kuza kunderanja. Ese muderanje shi ni wavuze. Nese wagiye kwicara hariya jongi biri. Nese n'ibicari gukora. Ariko karashika. Ushaka gukorera mbare wenyesho. Kandi shaka kugera. Ahubwo none ndumwe ndagufasha. Wagiye kwicara uranderanja nibere ibyo ndimo. Ndagufashe. Reba ukuntu yambaye. Kono ndeba nagasuzuguro we. Sisi namutwaye iki? Na madayimoni akuzuye mu mutwe. Indese. Umuko. Kakukora kumukora wose babo. Nukuntu usiko nabihoreye nari natuje naje nk'akana keza n'ururandambiye. Ubuse naguru kumubona. Naguru kumubona. Uyu mukobwa wambaye gusha naguru kumubona. Naguru kumubona. Urakora hese papa. Hagenda. Kabese. Ibi bintu nta marabizi. Umva.
Inderanja ibi bintu nawe marabizi uyu mukobwa ni ubwa mbere mubonye nimuderanje kandi ndi kuvuga ndiye ibintu biri byo uzi ko nje Naomie papa action nyene ngo bahita indera bahita ni karayesi papa action wazanye umukobwa bla umunsi yaciye ko nakubonye wowe winjira wowe yaciye he Nayuruka ku rusengero rya Ruguru. Rusengero sibyo bintu tamenyera. Inderanje nakubera nakwita ntumvuge gute. Hari ibintu nyine gukora. Ari kukwicara ahangaha genda. Haguruka genda. Ari kundusha imbaraga. Haguruka. Dadu haguruka ibintu nje cyamba kamere. Telefone yangiriye. Ngo kamere ngemzereke nawo. Ngwino ndakuno. Umukobwa uyu nguyu. Bashwamvuye iruhande ngikorera. Baby nisize. Aha. Tayari ari kugusoma Dadu ari kudo. Byanga. Dadu ngwino. Va kuri no shano cyanze kwibwira ami. Ngwino Dadu. Ase wagiye. Cyangwa urashe nk'ukubita byari kumbangamira. Uri kunari kukwifatisha. Umwe naguru kumva ko mwari kuwukoraho. Nakwiye mu bintu byo kundera. Oya. Urakabije Dadu urakabije. Cyane naguna. Ubu se ni ukuvuga ko utari kureba ntabwo uri kumva ibintu biri kugukoraho ku mudotora. Urayivunika zawe. Genda. Ashinda kumenya. Jewe Dadu ndi kugukiza. Genda do asigaye yicaye. Genda. Nziye mana yanjye. Uyu mukobwa musohore. Genda ku ntebe yacu. Genda. Renga hariya, reka guhagarara aho ngaho. Ndandebera. Hanyuma uri kujya. Umukobwa uzana akirigo inzu yose yayimaze yazi. Uri kujya. Garuka. Suranga. Asana mfite. Gwino zahano. Ngambye uyu mukobwa uri kubona ameze gute. Dore nguyu ari muri kurebana Dadu. Jewe mukandusha imbaraga mukora ibintu bitemewe. Jewe ndeka. Nje Dadu uyu mukobwa uransobanurira uwo ari we. Reba. Wari muri kujya uri guhoberana. Kuya mukuru wawe ni Dadu uyu mukobwa tumusohore cyangwa mfate video ngendereke no. Tumusohore. Ntago. Kanacika ahubwo abanje kumuhonda. Siko nabi. Uri kujya hano ari kujya se kubera iki? Nawe uramushaka. Nawe uri kumushaka wavuye aho ngaho kandi ari hari. Dadu uri kujya hano umwicaye. Vuye watayimoni ubundi mu tayari maze. Umwicaye Dadu vanga. Reba uzere gukora inyuma. Raquel uretse. Dadu ngwino. Ibintu byo kwicara kuri mukobwa ntabwo nje ndi kubyemera. Dadu ngwino uciye ku mukobwa wabandi reba iyo kashika wicaye Dadu. Oya ngwino. Uhamagara ndi. Uyu nguyu se urampamagara kubera iki? Nje ndi kwanga kukurega none uri kuyamagarana. Dadu haguruka. Je nakwihoreye uyu mukobwa ari kukumasa ari kukugira icyanga ari muri massage. Genda tuvire kuri Dadu. Mana. Dashi waretse kungerageza. Ndikukugerageza iki sasa ndi kwirukana satani muri iyi nzu satani uyu
mukobwa mukwiye muraziranye muzanye kangamba ngiye mubonye muzananga urareba iki ni byiza urareba iki Dadu ngwino urugo ari kugeza kuruhera ku musatsi wanjye uri kugeza ku bashinga abanyamuntu ari kugenda umusatsi akozemo akoze umusatsi wanjye turashinze Dadu vaho bashingiye kugukubita kugukiza madame ndi kugukiza shitani iranga ngo ngiye uri kumukiza muraziranye uri kumukiza ndadurekeye ngiye umukobwa ntabwo ari bunyeshe banga genda uri kwegera Dadu kubera iki sirashe wanjye uri kumwegama uri ku genda arazamutse mu cyumba cya Naomie Dadu yenda umuzane garura umukobwa najya mu cyumba cya mukuru wanjye iyo mwabivuze nakubwiye inshuti zawe uzizitondera narabikubwiye ibyo mbwira wa mukobwa cyangwa ibwire nawe umwanya umaze kuntera ndi kukuderanja wongere unyegere niba uri umugabo kandi igihe maze kurakara indira manze ngarure kara agakobwa maze kurakara ubu se warakara ukandusha ubu ngubu warakara ukandusha yawe ndashaka kwikora uriya mukobwa ninde se uriya mukobwa ninde mbere yuko mbibwira nawe uriya mukobwa ninde yaje naburaga gukoraho nabonaga sinzi akoresha waretse kumenya uzikora ku masaga waretse kumenyera ko ngiye nimumerera nabi biragira ntabwo nari sikuteye gutya umeze undakaza ntabwo nari sikuteye gutya nuko haragarutse icyo ni igice ufite uzi ko mfashe ngo tuzanawe agiye kwiha karibu mu gikoni tayari yahageze ndadusinde bwo ngiye gukora kuri wa mukobwa paka ariwo nisohoye kuko niwe wamuzanye kuko ngiye no kumenyera kare nagasuzuguro mbabarira waretse kundurira mu matwi nikora byo nkora ntuje urenge aho ngaho ni buri umugabo urengaho magaza wongere uzafe Dadu rero nkorera asiki ndaguhasi so rero mukobwa Dadu no mataza nkamusanga ngaho muso reko nari guseka Dadu reko nari kunseka kubera wowe wanshishije amazi yanshishije kukumena no ugiye kumfatanya n'ibihabara wazanye waviriye hano kampamaho wazanye ihabara ndikukugira inama ndikonga kukurega none ugiye kunkubita so nkubise mukanya wankubise ndikugukiza mukanya urankubita ahangaha dusora mukobwa nabakeza batarabyumva ko wazanye ihabara ahangaha ndabusatura uri kujya he urengaho reba nari kubyina bira ni bya hehe ari gisigaye muri massage nuko njye ntago ndi bwongere guta imbaraga zanjye mu kubita uriya mukobwa utaramukubita wamfasha ukava hano nikore byo ndagufasha iki tayari intebe yawe dore ibintu ari gukora mu ntebe Dadu njye kamubwira uri kundusha njye ndi kugerageza kugukiza ngwino wereke ibyo ari gukora ngwino wereke urebe niba abana bakavuga ngo umubira ngwino wereke ariko ntungira uze wereke ngwino ariko ase ukuyutiki ubusinago kandi ndagutapa ubyumve neza biriya ni ari kubyina biriya ni ari kubyina zirambye nziza Dadu ni zikuzimu ngwino ari kurebe ngwino wambaye ambaye net akira uri kureba
akira Dadu, akira madame nari muri akira ko ngiye kwicuma akira Dadu, ambara rimwe turabura mvuga ngende gusakuza ngiye rwose nkambwira ngwino Dadu ngwino urebe kukunyuka noneho byanyabyo byumva ngaho noneho nyumva bwanyu ngwino murebe nutamubona ushobora kumvira iwanyu nutamubona unkubite ngwino murebe yicaye ku meza noneho isoni nkeya umukobwa wicara ku meza ngwino nyine murebe numubura unkubite Dadu wese iyi kabari no kutura mukobwa nagari yanjye ngwino ese wanditse ngwino murebe ariko Raquel wanditse Dadu ngwino murebe ase wankundi urangava ko kimeze Dadu ngwino ariko ngwino waretse kungerageza kandi ndagukoma ngenda gutera inshyi kandi urabibona nje narushye iyi nuza ngiye kuyimukubita nicika ukambira uwanjye ushobora kumvira uwanjye ntabwo ndi bwongere kuvugana nawe jewe rero narume Imana yanjye muri iyi si umuntu azazira ukuri ntabwo uri bwicara nkakutamusohora kama mbaye na uramusohora ibyo kwigira ngo urandusha imbaraga ngo ukunkubita ntabwo ndi kubyumva jewe ndetse nani wahetse kunyicaho Yesu wanjye mbega umugabo uzi ko uciye iherena we guys ego kwa manya umwanya ngewe nguyu ngambwe mwereka akantu mwereka ariko akantu Daduka nkubwire nirengagije kari prank inshyi wankubise baze prank ni ntumbwire nyine mwereka Dadu it's a prank ni prank tuzajunza ni imikino ngaho ngiye gukora prank umva naba ndi bende none umva mwereke ariko so mwereka ariko njye none ndakomeza nagari prank ngino tujye kurura mukobwa Dadu ngwino ngaho byanangiye ibintu by'imikino yesu wenda tumbabarira ngwino tugende harimbe ase kukitumva tugende mwereke ariko hagarara hano ase Dadu Mana yanjye nawe urarushye ihera ryanjye dore babivanyemo umbere muhene ufite imyampezo tugendana hagarara ariko gato wumve ko rero wani byajya ngo prank muri hano mu nkabare pe binaga ari tujyara yewe kwigishwa ngo prank ndashibana my twin it's a prank uyu ni twin wanjye ku bantu batabizi sinakuje kujya ase ngwino nase mugiye konderangije kwankubise ntago ari kunderanje ngwino hagara hano ase hagara hano rebe cameraman ujye muri kamera neza wambaye amahoro ndavunitse cyakoze ngwino cyamushenze byari rero cameraman ujye muri kamera neza Dadu kamera ego ngwino Dadu ngenda kuzana nguko abantu bagerageza abandi ngayihangane uze wanga ariko wanga ariko kugera hano inambwe ziriga inambwe ase kwa wageze hagara hano mva mfuye hano bagufunga ko babonye video cameraman ngwiyo twegere cameraman ndekura mwana simba ngo twegere badufate ifoto reka mbabwire ndavanganje kwa muganga kuko ndapfuye ingumi inshyi Yesu wani nyagasani kandi uzapfa utazi Dadu ntabwo ushobotse muri iyi si ntabwo ushobotse kumva ngo hagarara hano bintwaye amasaha inshyi reka nwangize imituku na makeup yanjye yose yashize kandi nabwiye ko na makeup tayari kumaye nk'igisosi Simba guys reka mbabwire ibintu bya prank mbivuye nimwongera kumbona muzamenye ko numva Simba nzagukorera iki nawe ngo baramusi
Papi urankubise koko ego abavugiza muri biranifashe aranizwe gukora mugabo uri night uri cyaci oro twavuze tajyonye boniteho nyanyo nubwo kwimana zarabaza Jackson yawe nagakiri Capricorn Jackson yawe nagakiri Capricorn so guys urumva ijwi riri kugenda rite amaga yamiyanga kumufata uzani yari kugufasha cyo nari kumubwira ko uri kumushiga none uri kwiyega papa ashi muri kureba nakazi kawe zabaza vuga ko kuri umufatanya cyane inde guys reka mbabwire ni kuri kandi wamaze kumva ibintu biravuna pe wari warakaye njye kamubwira ukuntu ndakaye kano kanya ntabwo wabyumva so guys asire muri kandi kugira ngo utagenda ndeka kundekura abandi uyu mukobwa nareke gukora uyu mukobwa atari kumwegera guys mukore subscribe umva mutere comment mumbwire Paul muri comment mumbwire Paul kuko ndapfuye ndi kubabara ngiye gufata douche nimeneho tuzi dukonje kugira ngo nsubirane so guys mwakoze kubana nanjye ubwo mutangije amama ko diva turya ifoto urumva ubwo mutangije mwakoze kubana nanjye ikindi mukore like musharing ibintu bya byatuvunnye n'ukuri kw'Imana ibikomere twabanye ibikomere so next time tuzahora kari plank nago nakongera mwakoze Simba ibintu byo kuri ngo turi kuri kamera wenyine nzajya mbitaza ko kamera bagukubita so guys mwakoze ciao mubwiye ciao wagira ngo wanshi mubwiye ciao Dadu nduse kandi kora peace umuraperi ntago ajya babara ngo bikomeze bitugaruka muri mode cyokoze wasenza ko wasenza neza iki peace tanga peace nyine nawe ngukubise gake ndagomba kumenyesha ko ndi bukwishyure sana isaha guys bye ciao Simba basi birahagije turi kwiyugara du guys nuko kimaraso wakupyanuza kumen nana bagwamata nana mata Simba surebe nana arahubise kuburyo umwanya murawunyisha umukobwa cyari hano Simba wakupye koko cyangwa kugira ngo